nakoraga akazi k'ubupfubuzi gupfubura ubupfubuzi no kuvuga ngo no gusayidira abantu bafite urugero nk'umuntu ashobora guhamagara udafite umugabo cyangwa se umufite umupfubya guhamagara shaka depanage ukagenda ukamudepana ukamukorera akazi nyine ibintu bikagenda neza ni ibintu nakoze igihe kinini nabikoze nk'imyaka 6 yanyanduje imitezi yanyanduje ariko nimvuga imitezi urahita wumva imitezi wumve ngo ni ingi iri chip ni imitezi iri high cyane ko nandi imitezi y'inyamanzwa. Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Nitwa Patrick the Entertainer. Mwa ikaze mu biganiro byacu bitandukanye. Turi kumwe no mujene tuje ko tuganira mumeze fresh. Ya meze fresh na Amahoro. Assalamu alaikum. Nago mbizi ngenge. Araho nyagasumwe nawe atise. Yaro kwashihe nawe. Ntabirenza ariko n'ubundi hano hose se. Nabonye nakanka ndabatonyaga umuhungu no. Nuko nabyirengagije ariko nyanyarukira yo uriya ngenda nkabahereza peace n'ishya. Okay, fresh meze neza? Yameze neza nta kibazo mushimira. Thank you murakoze cyane. Witwa nguki? Wazinanijwe cyakoze Tiger ku nkoresha ku mbuga nkoranyambaga. Cyakoze Tiger. Cyakoze Tiger. No nago ndabifata. Cyakoze Tiger. Cyakoze Tiger. Cyakoze. Yes Tiger. Amazina yanjye ari muri ID kubw'Imana Pasi Ori. Niyo mazina yanjye. Okay. Cyakoze kandi ibyo nikoreshereza. Hanyuma ni inkuru zani yabadukurikirana. Inkuru zani yabadukurikirana cyane cyane zirareba urubyiruko ariko kuvuga ngo inyigisho zirimo umuntu wari wese ushobora kumureba ushobora gukuramo ababyeyi ibintu nk'ibyo ndumva atari hano honyine ko hano hose nzigeza aho mbashe kugera kugira ngo turebe ko urubyiruko rwakwitwara cyane cyane nakoraga akazi k'ubupfubuzi gupfubura ariko dukomeze ntarebe. Uwo ni ibintu wakoze igihe kingana iki wabitangiye gute? Ni ibintu nakoze igihe kinini nabikoze nk'imyaka 6 nabikoze nk'imyaka 6 ariko nza kubivamo ubu ntabwo ntibibarizwamo ariko nagira abantu inama cyangwa se urubyiruko rukibirimo rwabasha kugira gute rwabasha kubivamo kuko ku ruhande rumwe rubivuga ko ari byiza urundi ruhande bakavuga ko ari bibi nkuko nje kubibwira abanyarwanda cyangwa se abadukurikiranye. Ubwo nyine navuze mu kubuza no kugeza ko ubundi ni umuntu utabyumvishe neza cyo udasobanukiwe no kuvuga iki? Ubupfubuzi no kuvuga ngo no gusayidira abantu bafite urugero nk'umuntu ashobora guhamagara udafite umugabo cyangwa se umufite umupfubya guhamagara shaka depanage ukagenda ukamudepana ukamukorera akazi nyine ibintu bikagenda neza. Ukajya kumwunganira niko raranyunganira. Ukajya kumwunganira? Yes, ukajya kumwunganira. Ntabwo bisenya ingo z'abandi? Birazisenya cyane no kuvuga ngo ariko nanone birazisenya ni ibintu ntago ari ibintu byiza kubabizi ntago ari ibintu byiza ariko nanone kubadashaka ko abapfubuzi babageraho nyine bajya bubahiriza inshingano zabo nk'abagabo nyine inshingano z'abagabo ariko wese wagiraga mu ngo zitandukanye bakuraga contact zawe kugira ngo bakomenye ko ukora ibyo bintu? Ntago najyaga mu ngo zino mbuga dukoresha cyangwa se urugero n'urugero ushobora kumpamagara ushobora kuba ndi inshuti yawe ukora ku kazi ukaba wampamagara ati ukaba wampashe ukambwira ati se ko mfite abantu ndi umupfubuzi ariko ntago bundi akazi k'ubupfubuzi ntago ari upfa kuvuga ngo ndi umupfubuzi ushobora kuba ubikora ukama link ukambwira ati ahantu hava amafaranga naha nkagukurikira nyine tu bikarangira unyinjize mu kazi nyine nuko bigenda. Ni umuntu wabikwinjijemo none? No umuntu wabinyinjijemo kuko n'urugero nabonaga hako si n'urugero nabonaga umutipe wari inshuti yanjye nabonaga yambaye style nziza isobanutse ameze fresh aza kumbwira ati za kumaza ariko amafaranga ugira uyakura aza kumbwira ati ntago yese bimbwira gusa nyuma yaje kubimbwira ambwira akaza akora arambwira ati nakwinjizamo ndamubwira nta kibazo yaza kuntakazamo nyine yinjizamo nanjye ninjiramo gutya nyine tu. Ni ibintu bigira amafaranga rero? Ubupfubuzi bugira amafaranga ariko bukagira na risk.
Ugiye ku cy'amafaranga. Amafaranga. Byavuga amafaranga nibura ku muntu umwe. Nago nakubwira ngo na amafaranga byamaga nago gusa amafaranga arimo hagati y'150 na 200 na 300 gukomeza bitewe ni bishobora no kuba nk'icyumwe mu cyumweru rimwe mu cyumweru se kabiri mu cyumweru biterwa. Ndavuga nyine uwo muntu bimukorera mu gihe kingana iki. Uhamara icyumweru cyangwa biterwa nuko mwumvikanye ariko ngiye aho twahuraga n'abahita bakomeza nyine abahita bakomeza twarahuraga nawe. Ugereranyije kugeza mu iyo myaka 3 itatu wibayemo wakuremo amafaranga ugereranyije shabo amafaranga barimo ariko haba akazi dukora cyangwa se twakoraga kaba karimo amafaranga ariko nanone ntago wavuga ngo na amafaranga ngaye kuko uko wayabonye nakasoka nako agenda nago nakubwira ngo na amafaranga angahe cyangwa se byagenze bite. Niyo mpamvu nanjye nageze aho ngaho ngavuga ni reka mbivemo kuko nabonaga nta kintu biri kumarira kuko nabonaga ari ibintu biri aho ngaho nyine amafaranga arayabonaga ariko uburyo yagendaga nk'umuyaga bari amafaranga niba wavumye niba ari iki simbizi yagendaga nk'umuyaga kuko nayabonaga narayakoresha akarangira nta kintu amariye ngiye nta kintu kizima nakuyemo ariko niyo mpamvu nafashe umwanzuro uvuga ngo reka gende shishikariza urubyiruko kuba rwabivamo rwabireka byo ibintu nk'ibyo wayakuzaga iki amafaranga wakuragamo ni imbari tu nanjye nankigira mu mbari nk'izi nka sepera nyine n'abajama nayabonaga amafaranga narayabonaga pe ariko nanjye ku buryo yagendagamo no kugera amara mu kabari cy'umweru ibyumweru bibiri agasanga ya mafaranga nabonye nyine yaragiye ko nayabonye niko yagendaga noneho ubwo mu bijyanye na risike wabikomoje wonaje amafaranga na risike zo wakuyemo n'izihe iyi risike reka tuyizeho nyuma ariko reka nabasha kubwira urubyiruko bagenzi banjye kuko niko kazi ndimo kubwira urubyiruko rwihane rureka ibintu nk'ibyo ngibyo risike ndazizaho kuko ni risike ndende ni nyinshi cyane mfitemo kazi nakoze imyaka 6 risike aba ari nyinshi. Ikintu nabwira urubyiruko ni uko rwabivamo abantu babikora bakabireka kuko nta kintu kirimo amafaranga araboneka ariko amafaranga aboneka nta mahoro nanone ntago byaba ari fresh. Nk'inama naho urubyiruko nuko nta kintu kirimo ni ibintu bibi cyane ujyamo kuzabivamo bitabaye Imana yonyine ukazisanga mu mage nkayo nahuye nayo ushobora gupfa ushobora kwandura zira ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ugahura n'ibibazo nk'ibyo byose. Niba ubishaka ariko na risike ndazikubwira nta kibazo ndazifite nyinshi kuko mfite nyinshi cyane. Niba tugakomeza tugakomoza kuri risike gatoya kugira ngo dukomeze. No kuvuga ngo ngewe risike nahuye nazo ni risike ndende kandi nyinshi. No kuvuga ngo ikintu cya mbere nahuye nacyo mu kazi nakoraga k'ubupfubuzi usibye ko nakaretse ntago nkigakora niyo mpamvu ndi kushishikariza urubyiruko kubireka bakabivamo. Risike nahuye nazo naragiye mpura n'umumama cyangwa se umugore turahura birangira yanyanduje indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina kuko niho ziva ahantu hose zose niho ziva. Yanyanduje imitezi yanyanduje ariko nimvuga imitezi urahita wumva imitezi wumve ngo ni ingiri chip ni imitezi iri high cyane ko nanduye imitezi y'inyamaswa ariko nanone nawe yandujwe n'iyo nyamaswa. Urugero urabona ushobora kujya guhura n'umugore wikwikanga nyine abantu benshi birabakanga niyo mpamvu hari n'abatera amabuye. Ikindi kintu nabasha kubwira abantu niba ufunguye ikiganiro wisoma titre y'amagambo banditse hasi wisoma titre yanditse hasi kuko nushoma titre yanditse hasi utinjiyemo imbere uratangira uvuga ngo cyakoze ngo untera amabuye usange muri SMS nyine amabuye wayanteye ariko nta kibazo imijugujugu n'iki byose niyemeje kubyakira kuko iyo ugiye kuvuga ikintu nk'iki ngiki ukagenda ukakivuga ku mbuga nkoranyambaga wemeye ko ibizaza byose uzabyakira. Haraho ngera ugasanga baravuga ngo dore wa musore ngo waryamanye n'imbwa. Ndagira ngo bisobanure neza kuko ntago naryamanye n'imbwa ntago nigeze ndyamana n'imbwa ahubwo naryamanye n'ahuye n'inyamaswa imbwa. Okay, waruvuze ngo wambiye umutezi wambiye n'umugore ariko nawe yarakuye ku nyamaswa y'imbwa rero. Inyamaswa n'imbwa no kuvuga ngo ukuntu byagenze n'uwo mumama cyangwa se uwo mubyeyi cyangwa se uwo mugore ikintu cyamwanduje ikintu yakuyeho. Urugero urabona ashobora kugenda ugakubitana
cyane cyane abakobwa nibo bakunda kubikora ushobora kugenda ugakubitana n'umugabo cyangwa se n'umunyamahanga ntubizi akora iki ntubizi iki wowe ukagenda uvuga ngo ni inshuti yanjye cyangwa se bonye inshuti abasista benshi niko babigenza usanga umusista gihari ngo ngiye mfite inshuti y'umuzungu mfite inshuti bano bantu bo hanze nyine cyane cyane babizi ko abantu bo hanze bakunda imbwa cyane bakunda inyamaswa noneho ugasanga we ifite inyamaswa mu rugo ariko nawe ntagira gute we uzi ko ari inyamaswa umusuye uzi ngo ni inyamaswa umusuye uzi ngo ni umuntu usuye umusuye uzi ngo ni umuntu usuye ariko wagera ugasanga yifitiye imbwa mu rugo ugasanga imbwa afite mu rugo we ayigurira bashiki bacu cyangwa se muri ndumva bavuga ngo ni indatwa simbizi cyangwa se indaya ugasanga we aragenda akajya kuyishopingira cyangwa se kuyigurira indaya ku muhanda ugasanga nyine wowe ukagenda muri urwo rwego ukabuzi ko muhuye cyangwa mugahurira runaka mugahurira muri ofisi mugahurira muri banki ahantu henshi niho bahurira ugasanga arakubwiye ati twakwibira inshuti kumva nyine ko mubaye inshuti biri aho ngaho nyine mubaye inshuti murakominikanye buri kimwe cyose akaguhereza niba hari amafaranga ukeneye akayaguha ariko ntiwibanze ngo imagine uyu muntu ni muntu ki icyo ndagira ngo mbwire urubyiruko inshuti zanjye we kugendera mu kigare wumve ngo ubonye inshuti y'umunyamahanga kuko murabikunda cyane urubyiruko rurabikunda niba wabonye inshuti y'umunyamahanga itagenda atazi ikimujyanye ugashiduka agiye rero yamara kugera mu rugo yamara kugera iwe ugasanga noneho akazi ugiye gukora nako kuryamana n'iyo mbwa ye agenda akakubwira ati imbwa yanjye nimuryamana arabari wimanijine nk'aho ari njyewe turyamanye bikabaho ukagenda uzi ngo niwe mugiye kujya mubonana ubonye sheri ariko nyine ukagenda wamara kugerayo ugasanga imbwa ye cyangwa se imbwa atunze mu rugo niyo iryamana na ba bantu yazanye we yaje yumva ko nyine akize agafasha umukobwa wese utereswe n'umuzungu cyangwa se utereswe n'umuntu wese diaspora ibintu nk'ibyo nya diaspora hagirwa n'ibyo ntabwo ari diaspora harimo abantu nyine bameze gutya bafite izo nyamaswa ziba hariya bagenda bakagurira abagore hanze cyangwa se abakobwa cyangwa se indaya reka mbivuge gutyo noneho ukagenda wamara kugeraho ugasanga yambwa afite mu rugo niyo iryamana n'aba bantu yaguriye wowe wagiye uzi yuko neza ari we mugiye kujya mubonana ngo wagera ugasanga rero niyo mbwa ye akakubwira ati njyewe uraje njyewe wimagine nk'aho ari njyewe turyamanye imbwa yanjye n'amafaranga ushaka ndayaguha icyo kintu gituma nyine bano basista bashiki bacu bagendera muri icyo kigare amafaranga ushaka ndayaguha ariko wimagine ko ari njyewe tugize gute tugiye kubona ushobora kubihakana ariko si urugero broski kuba wagiye urugero wagiye Dubai wavuye inaha mu Rwanda wumvishe ko gafasha uragiye ugezeyo umaze kugerayo usanze niyo situation ugezemo wayikuramo gute icyambere cyo nta mafaranga ufite yaragutegeye ku ikofi buri kimwe cyose uri kubyumva neza yaragutegeye buri kimwe cyose waragiye ugezeyo wamenye uce wamenye ujyaye kandi nanone ikindi cy'abano basista baba batsiki ama idea passport baba bazitwaye nta kintu na kimwe ubusigaranye ugira nyine ugakora ako kazi kuko nta kundi wabigenza ufite uko utoroka watoroka ariko nta gutoroka kurimo waca hese ni handi nyine ushiduka wagize gute wahuye na zambwa simbizi ura n'amafarashi azaza hari igihe uzasanga ari n'abahura n'amafarashi simbizi ariko cyane cyane ngiye byo nabashe kumenya n'ibyimbwa ugasanga nyine ugeze muri situation nta kuntu wayikuramo te byakubayeho nyine ndacyabivuga ndacyakubwira ukuntu cyambayeho ugasanga nyine wa mukobwa cyangwa se wa mama wagiye ugasanga ageze muri situation noneho agashiduka yarwaye za ndwara imbwa zirwara cyangwa se inyamaswa zirwara bizi ko tujya turwara n'intuza ziva ku nyamaswa kenshi hari abazirwara nk'imibu n'inyamaswa nako n'udukoko ugasanga noneho we araje yanduye izo ndwara araje noneho nge twakubitana nyine kubera ko yifitiye icyo kibazo ugasanga arambwiye ati ngwino unkorera akazi nkange w'umupfubuzi cyangwa se n'abapfubuzi hari benshi mu gihugu barahari benshi babikora barahari ugasanga nyine ugiye muri situation ugezeyo njye nagezeyo ryamana nawe tumaze kuryamana ndataha maze gutangeze mu rugo mu masaha 8 saa 9 nagiye kumva n'umunyarwanda yari umunyarwanda ni umunyarwanda
ukajya kumva wamara kugerayo mukaryamana mumara kuryamana ngenda byumvisha mu saa 8 saa 9 z'ijoro kuko nageze ni Nyamata nagiye kuko twagiye muri Nyamata hari hoteli iri hari Nyamata niyo twagiyemo duhurira byose niho byabereye ngenda usubira inyuma ndataha ngeze mu rugo saa 8 amafaranga ariko nta nubwo nkunda kuyavuga ko yamaye 230 niyo yamaye then turangije nyine turabonana tumaze kubonana nyine naratashye ngeze mu rugo mu saa 8 saa 9 nibwo nahuye n'icyo kibazo nagiye kumva rane sinzi niba warigeze urwara umutezi cyangwa warabonye shumi yawe yawurwaye hoye ko winabihakana nashobora winabihakana kameramani yayirwara ntago yapfa kubivuga ariko ntago yapfa kubivuga ariko none ushobora ko ufite inshuti wabonye rwa nta muntu wabonye inshuti yarwaye waramubonye wawurwaye kameramani nibyo okay no kuvuga ngo rero nuvuga ngo imitezo ukuntu imeze iyo usanze mwe situation niba warabonye umuntu urwaye noneho ngewe byari birushijeho kubera ko ntago nari narwaye uri usanzwe nyina warwaye uyimbwa dogimani ndangije hano saa 8 saa 9 nibwo nagiye kumva numva byakaze noneho najya hahandi mu bwiherero ntago kwihagarika babigikunda ubundi ubumeze urabona dogi ry'amabyi ninde wari wayibona dogi ry'amazirantoki ibishinyitse amenyo rero nanjye nari meze nk'umuntu wafashwe n'ikintu nyine nkashinyika amenyo kugira ngo ntasakuza kwihagarika niwana bikambera ibibazo bikambera danje numva situation ngeze mu kuba n'ubwa mbere nari ndwaye izo ndwara narakoze akazi kenshi abashiki bacu twarahuye benshi ariko nta wari warigeze yanyanduza ibyo birwara ariko wari umaze guhura nk'abangahe bikaneze abo twahuye izina ry'Imana rose nta nakubeshye nahuye na benshi abanyishyuye ni benshi abo twagiye aho nagiye nishyura ni benshi yewe nagiye mpura n'indaya nyinshi cyane ndeka mvuga indaya wenda shaka kuba byaracitswe numva bavuga ngo indatwa ibintu nk'ibyo ngiye nahuye na benshi kuko arantu nabaga kibagabaga ubundi babikubwira ni nk'abamama twabanaga mu gipangu nari mfite nka rogi mu rugo nari mfite nka rogi mu rugo ariko ndashima Imana cyane kuko yakoze imirimo ikora n'ibitangazo kuko ntago nkibirimo narabiretse nkaba ngira n'urubyiruko inama yo kubireka nuvuga ngo nahuye n'abagore benshi cyangwa se igitsina gore benshi nahuye n'abakobwa nahuye n'abagore nahuye n'abaki no nagerageje kurongora nuko byahise byanga nigeze no kugerageza kurongora mu wikira ariko bambabarire Imana ibafashe rwose nawe nigeze kubikora rwose habura gatoya niwe muntu wundi numvaga ninkura nawe wenda kuko nawe ewana ariko nawe nagerageje kuba nagira gute nagerageje kuba nahura nawe ako gasitore nako reka nkaguheho gato uko nuhuye n'umubikira rero ewana so ni rutongo mu majyaruguru niho nakubitanya no mubikira nagiye ndanywa ndaba ndangije nyine hari umubikira bazikabikira burya banakunda bro baranakunda cyane bafite umutima usibye ko nyine ari dini nyine n'iki hako nyuma mbona abarimo mu buyobe ariko nyine Imana ibafashe barimo bameze gutyo ariko turakubitanye nashyizemo icupa nayo navuga nti wakintu ngwina ariko ubundi ntiwasaze ndahenda mu kwega birangira ya mantuze nyazamuye ariko niba ari Imana yamfashije gusa ntago nayishyizemo bro ntago nabikoze nahise mvuga nti igenda rozagwa handi gusa yesa avuza n'induru n'ikintu ya karagaciyemo ndatashye ngeze wana byari danje wa kintu natashye ngera mu ngeze mu rugo wana saa 8 saa 9 wana mu gitondo none umuntu urwaye zirandwara bro abashaka kunyara byadanje wana najye kunyara nkahebeba nkamera nk'ihene bakasi zose niyo njya numva ihebeba wana nkumva ni hatari nkumva ni danje ariko ndangije nibwo nahise nsubiza ubwenge inyuma hari niga twari duturanye ko ntago ntago twabanaga nibwo nahise nsanga naramubaje Imana namubwiye Imana mfite ikibazo ndarwaye aza kumbwira ati rero urwaye imitezo ujya kwa muganga ngiye numvaga ari umutezo usanzwe nagiye ngeze kwa muganga aransuzuma amaze kunsuzuma arambwira ati mva bro ese ubundi arambwira ati urwaye imitezo atariko imitezo urwaye rero ntago isanzwe ndwaye ntago isanzwe gute sobanurira ariko uranye uburyo numvaga abandi bameze n'uburyo bagendaga ngiye numvaga binatandukanye kuko ngiye nabyumvaga neza nkumva umubiri wose nacitse intege arambwira ngo urwaye umutezi ariko umutezi urwaye umutezi w'imbwa imagine
umutezi w'imbwa nese umuntu ashobora kwandura umutezi w'imbwa gute niwe yansobanuriye nyine ambwira bya bindi nahoze mvuga navuze arambwira ngo ni umuntu wahuye n'imbwa noneho nawe araza murahura akwanduza imitezi aricyo nagira ngo nsobanurire abantu mujye mwumva inkuru yose nimumara kuyumva ni umuntu wahuye n'imbwa ni umuntu waryamanye ubwo n'imbwa yes ni umuntu waryamanye n'imbwa we yaryamanye n'imbwa ntago bahuye gutya babisikane ni umuntu baryamanye cyangwa se yakoze sex n'imbwa yes ibintu nk'ibyo yarashibwe waye imbwa nyine yaramusenze noneho arangije arazanye turahura nanjye nandura za ndwara zandurira hariya nyine muganga barakubwiye turwaye umutezi w'imbwa urwaye umutezi ariko umutezi urwaye umutezi w'imbwa cyo kintu cyahise kivuga se imbwa nahuriye nako nigeze impura n'imbwa muganga arangije ati nuko byagenze waryamanye n'umuntu wahuye n'imbwa gute waryamanye n'imbwa sinanabyumva neza wakoze sex n'imbwa zivuga muri za ndimi nyine z'amahanga niko nahise mvuga nti byawe nashobora kuba ari byo muganga aramvura amaze kunkubita imiti ndataha naratashye ngeze mu rugo ndayinywa sinanakira wumve nanone ikindi ndashaka kuvuga ntago bya bindi uri kuvuga ngo amafaranga n'iki ngo nakuyemo iki nagizemo ahubwo amafaranga narasevinze n'udukiya nageraga na sevinga ngashyira kuri banki cyangwa se kuri konti natwivujemo none wumva ukuntu bya bintu ari bibi nabyivujemo naragiye nyine amafaranga yose nari mfite nayitakajeho nivuza icyambere naravuze se sinshobora kuba naranduye ziriya ndwara yego narazanduye ese sinshobora kuba naranduye noneho sida cyangwa se izindi ndwara hari izindi ndwara njya numva zandura sizo nshobora kuba naranduye njye gukoresha checking y'umubiri wanjye wose kubw'amahirwe naragiye nsanga ndi muzima nta kibazo mfite ariko byantwaye amafaranga menshi nayo narizigamye n'iki wumve ko niyo mpamvu ngemba nje kuri zino mbuga nkoranyambaga cyangwa se ahantu hose ngira abantu inama zo kureka mbaburire kuko biriya bintu noneho niba noneho nagerageje kubikora urubyiruko bagenzi banjye na kameramani buriya wasanga nawe hari igihe hari byajyaga yibetana umuntu ntabimenye noneho rero ikindi kintu hari akandi kantu nasimbutse kuri uriya mubyeyi cyangwa se kuri uriya mumama akandi kantu nasimbutse nageze ndamubwira ngiye ntabwo njya nkorera nkoresha agakingirizo arambwira ngo wapinga iby'agakingirizo tubireke wari wa mbere muryamani yawe yes yewe wa mbere tukaba turya oya naryamanye na benshi ariko naryamanye na benshi ntago nakwiyemeraho ngo mvuge ngo ntago njya manuka bango namanutse bango rwose cyane urumwe ngiye ntago njya nkorera hari umuntu mushobora guhura bro ukamureba ukavuga ati umuntu ntago ari shyashya ariko noneho turahuye mweretse ko atari shyashya cyangwa se nabwiye uranyizeye ushobora kuba unyizeye ati oya niba none kutanyizere nkaba nakwizeye dukora iki ati tujye duhamagare batuzanire teste ziriya teste ziba mu mafarumasi mu maki turisuzuma nsanga amaraso ni mazima nanjye yanjye asanga ni mazima wumve neza ariko noneho tumaze kwisuzuma nibwo twese tujya mu gikorwa nyirizina ariko none ntago niba ubashije gusuzuma amaraso ntago wasuzumye hasi hariya uri kubyumva neza yes hariya hasi hariya rero niho haba ikibazo cyane amaraso uri muzima ariko hano hasi niho haba ikibazo wenda nanasaba cyangwa se umugore yarabikoze bishaka ari mpamvu Yesu yitaga ko mudatashwe uwo mugore ashobora kuba yarabizi nyuma yaho yo kumenya ko wanduye umutezi w'imbwa ariko nawe yawanduje n'umuntu kukitonye ngo muhamagare ubazo cyangwa imwamaga gukora ibintu byaga birangiye diye bro ngiye ntakubeshye sinzi ukuntu nari nimere situation ndimo kubera ko ngiye nari mfite abakiriya bro nari mfite abakiriya kuko najyaga ajya no mu bakiriya najyaga njye kuryamana n'abantu cyangwa se gukora akazi bampamagaye bambwiye ati ngwino turaguha amafaranga nkajya kuryamana nawe cyangwa se gukora icyo gikorwa kibi ngiye nkita kibi kuko ntabwo kize kimbera cyiza nareba gufite menshi urama menshi niyo twahuraga none ngiye yampaye amafaranga yampaye agera muri 230 uri kubyumva ni yari menshi no kuvuga ngo ngiye mbanza kureba uyu mukiriya afite amafaranga menshi afite make niko ngenda ubundi ntabwo najya hariya kuko ampa makeya mbona uwa menshi mureke nuko bimeze bro ese umuntu yakibaza ngo ufite mu buhe buramba ariko cyangwa umuntu tugiye ko abantu bakora bya bintu by'ubuvuzi babakoresha n'ibiyobyabwenge
umuntu niba yakwishyuye ugomba kumukorera gahunda bikarangira akarangiza urumva ntabwo ari bya byo kubipa by'utunota tungana bro byereka nkubwize n'ukuri ngiye kubera ko andi macano yose ntago nagiye mbivuga ngiye n'ubundi niguriraga bashiki bacu ku muhanda cyangwa se yesi ndaye ngewe nkubwize n'ukuri narongoraga indaya ndongoye nkayishyura wana rimwe ubwa kabiri ntago nayishyuraga yarigaruraga kubera iki ntago nigeze wenda mvuga ngo nkoresha ibiti nta biyobyabwenge nkoresha susande kwinywera sikoro hari ni sikoro ubundi ni inywera insingi byonyine rero kuvuga ngo cyo koze n'agafege nyangasoma ni icyo kiyobyabwenge nkoresha ubundi ariko nta ibiyobyabwenge nzi ko hari imogi nubwo mu gihugu cyacu kizitemewe izo za cocaine sinzizi nta ibindi biyobyabwenge njya nkoresha ni icyo cyonyine nje rero niyo ntanyweye noneho ngiye kubera nta nubwo nkunda kuryamana n'abagore cyangwa se n'igitsina gore nanyweye kuko biramvura biranyica mu mutwe ngiye mba ndi muzima kakunda abatipe benshi ngo bajya gutereta ari uko ngo bashyizemo icupa ngiye wapi ibyo ntago mbikoraho iyo ndi muzima nibwo nkontoro ngiye nshobora kurongora nk'isaha imwe cyangwa amasaha abiri yes ntago ndi kwikina hari abantu benshi usanga batanga ubuhamya barahari ngiye ntago ndi kwikina ayo wazaduhaye umuntu wakaduha ubuhamya ariko rimwe na rimwe nzamuzanye ndabafite nari nzi ko ndi umuzane wa kintu birangira ndaburije ntago ari madamu biri mu bintu yagukundiye naramukosoye bro cyangwa se umwana ageze aravuga ati nzajya nakiguha utanyishyuye nzakiguha rwose ntabona nyina we yicuruza se oya ntago yicuruzaga ntamubeshyera bo waruvuze ngo nzanyiguha utanyishyuye nawe akenda ni benshi nahuye nabo n'ubu ngubu rimwe na rimwe usibye ko ngira nkakora amasimukadi mfite amasimukadi menshi ko yagiye nkora simu ejo nzaguhamagaza ntago ari yayindi naguhamagaza kuko ngira yikura nyine ushobora kumpamagara ukamparasinga nkahita ngira gute nkahita nkurya yawe cyangwa se nk'uburoka nkahita nk'uburoka kugira ngo kubera bino bikorwa nkahita nshyira indi simukadi ufite nka zingaho ubu n'ejo naguze indi ubu ngiye nkoresha amasimukadi atandukanye ntabwo kumfata ngo ugire gute ntabwo byagukundira ni ukuvuga ngo rero ukuntu bimeze twikomereze ngiye ukomeze umukubita induga fayina n'ibikunda reka nkubwize no kuri bro kiriya cyana cyankoreye umuti niyo mpamvu urundi no kubwira nza abantu baguhinduye tuba gushyira ku murongo bro garafre simbizi imyaka ufite ariko kuri garafre kiriya cyana cyaranyemeje ariko ni nakize none afite ibikari akiya ngingo dufite kiryango reka nkubwize iyo ngingo dufite kiriya cyana noneho reka nkubwire rero bro nje tunamenyana twamenyanye wana zino mboga za TikTok ngiye nkoresha TikTok cyane nkoresha TikTok Instagram za mboga zose nkunda kuzijyaho gake ariko TikTok cyane nibwo rero nagiye cyane turamenyana tumaze kumenyana kubera ko yagiye yumva ubuhamya bwanjye arangije arambwira ati ariko ibi bintu reka ngufashe ariko cyane ntaribagirwa umubyeyi bita Buryohe TV rano umubyeyi bro rano umusaza ni nawe papa wanjye ngiye naravuze umuntu nkeneye ajya hamagara Buryohe TV ntago nshaka abantu bampamagara bambwira ngo ngwino oya hamagara Buryohe TV nibinabana ngombwa tuzane cyangwa se bigende bite hamagara Buryohe TV kuko no mubyeyi niwe wabashije kungira inama bro arambwira ati va muri ibi uracyari umusore muto uracyari umujene wagenda ugakora n'ikiyede ukabaho ariko kugenda ujya mu maguru y'abagore ibintu nka biriya bivemo tazagutera umwaka ukanangirika ukiri muto wagize amahirwe uba muzima ariko bivemo ibyo byore bro naramwumviye kandi naramaje abubwira njye na hostingaga ariko uvuga ntabwira ndi ikigori ngiye nka namuto abwira warasaze njye ahantu niho nkura amafaranga urambwira mbivemo ngiye izina ry'Imana ngiye naranateze mbonye bimaze kunyobera nayo mfite telefone iPhone 13 ntakubeshya nayo mfite 14 njye ahantu ngeze mu kabari njye ahantu ngeze mu ndikukubwira nari mfite telefone iPhone 13 ntakubeshye niko navuze ntakubeshye ngo nari mfite 14 nari mfite 13 ndagenda nzamuka nicara ahantu kuri ntuza buriya abakobwa n'abana babibyadanje niyo mpamvu rimwe na rimwe nabonye sheri ntakibitaho cyane naragiye ndi mu giporoso njya ku ntebe ndende umukobwa niyo mpamvu abarundi bashiki bacu nubwo wenda ari abarundi ariko n'abana babi niyo mpamvu ngiye niyo tuvuga yano sanga uri umurundi mpita ngutayawuze bambabarire ariko n'abana babi bari abasisi naragiye umusitsi arambwira ngo mbuze girlfriend ngo arapfuye ngo ariko ngo mbabarira ngo ntiza amayinite bro
nabaye nabubwa mpita nkora muri ubundi nkuretse telefone mfite man nta nubwo mba nshaka kuyerekana bro mfite telefone mfite ntago nyishimiye bro ariko nta kintu twaye nayo mwana yeguze akajana 50 ariko muri telefone nari mfite urumva bro kijyango urumva none nyine biba bitandukanye ariko ndakubwiza ukuri iyi ni mubazi bro zimwe z'abamotari 13 mana wafamesha noneho urumva ibintu byambayeho uba warishizemo umukobwa w'umurundi waraje abakobwa b'abarundi niyo mpamvu rwose mana yanjye Imana imfasha simbakunda ntago ari bose barimo ariko uwo mukobwa noneho yitwaga noneho ikintu cyanambabaje wamwitaga koko n'abakoko b'abanyarwanda bari intanga sinahise mbafatamo nk'abajura ariko Imana imbabarire kuba naramutekereye ibyo yahise ntwara ikibanza urumva yahise ntwara telefone iPhone 13 yarayijyanye amaze kuyitwara nyine ewana nahise numva ibintu ahubwo uziko buryo umuntu akwibye inzoga zikuvamo bro zamvuyemo ndagenda zamvuyemo ikintu cyanambabaje bro ikintu cyambabaje ukuntu byagenze ikintu cyanambabaje rimwe na rimwe wenda reka nabivuge Imana igidufashe done dukomeze ribu yarantereranye gusa Imana imfashe nyine ariko kuko mbivuze yarantereranye nagiye mpaye umuntu ikibazo cyanjye kirego cyanjye yaje arandaburiza ntago ziba zibura ubundi ntago zijye zibura bro umukobwa yarayitwa ariko nageze wumva ku bintu avuga najyane ariko abarundi umusista nzi witwa Natasha Ndahiro bamwibye nawe 13 marukwezi n'igiti ariko baramugarurira ariko ndacyayishaka ariko ngiye nahise mvahura ndamubwira ngiye nahise mubwira nta kibazo natware wenda baye bazamaza agenda ryo ntaribi naramuremeye nawe nagende ko ibintu byo kujya mu nzego simbikunda ariko ubwo abakobwa b'abarundi nubwo yabarayitwaye bro anarira bya danje gumani ngo arapfuye ngo baramugonze navuga nti okay nta kibazo bwa mugonze yakira telefone man aramuhamagara ariko ahantu yaciye ntumbaze niba yari satebera mba ndamubuze tubireke rero twikomereze gusa nyene karagaciyemo ariko nawo gatoya twagarutse inyuma ugiye kutubwira ko amwe amafaranga ari warasevinga wakoresheje uyivuza UmuteZi w'imbwa warakuzengereje yes waje gukira gute sasa rero ukuntu UmuteZi w'imbwa waje gukira Imana yanjye ariko ibaze kugira umuntu yandura UmuteZi w'imbwa ukuntu waje gukira rero nivuje kabiri nagiye bwa mbere ndivuza uko ngiye warambabaje cyane niyo mpamvu navuze ntireka mbwira abandi banabirimo babivemo niba atanabivuyemo ajye yiyambaza agakingirizo yirinde cyangwa se nihaza na ziriya nihaza n'izo test zitesting hanze hariya hasi bitesting imbere yuko bahura ubwo naragiye nivuza neza ukwezi narivuje bigera mu ukwezi kwarashize ariko bwa mbere nayivuje byanga gukira ubwa kabiri nibwo nasubiyeyo ndivuza ndakira maze gukira ko ndavuga ntubuzima bwanjye shwa kwa bukiri mu kaga ndagenda gukoresha checking y'ubuzima bwanjye nsanga ndi muzima maze gusanga ndi muzima nese mfata icyemezo cyo kugira gute cyo guhanagura akazi k'ubupfubuzi ko nazongera kukajyamo mbiretse ntazanabyongera ahubwo nkajya ngenda nigisha n'abantu nkababwira ingaruka zabyo kuko nimbi wazivamo kazivamo ikindi cyane gituma urubyiruko bagenzi bacu babigumamo ngo babona ngo harimo amafaranga warimo iki ariko nge nta mafaranga wenda abandi bashobora kuba yabona bakanasevinga bikema ariko ntawe urabimbwira hari nabo tujya tuvugana bajya bampamagara bakambwira ngo mbarangiye abakiriya ngo nari mfite ngo mbabahe urumva tekinike y'abantu bamwe ntibashaka kubivamo ngo barambwira ngo muha abakiriya ngo bo twakoranaga nakubwiye yuko ngewe simbizi niba ndi iki ntago mbizi nanjye ngenda nkukorera akazi fresh ariko narabiretse by the way atagira umpamagara mu mbabaye na nimero zanjye nzegera privé cyane mpamvu nkora simukadi uyu munsi nkahita nyivanaho ngiye ngukorera akazi fresh nagukoreraga akazi usibye ko ntago nkigakora ntago ngiye ngukoreye akazi rwose ugenda wishimye kandi unanyuzwe ewana wishimye kandi unanyuzwe nkora akazi bro amaga service yishimye ngwe ntanga service nabwo yawe n'indaya naguraga nayishyuraga rimwe gusa ubundi kagenda vuga ati nzagaruka akanampamagara no twagendaga nkasanga hari aba baramenyene guhorana bya bisaza rero ibazo huye n'umusaza kandi noneho ukubiteye n'umusano ugifite ntuza imbaraga ufite amavuta nkagukubitira rwose uvuga ati mana yanjye ati cyakoze akaza izina cyakoze niho narikuye rero kuri abasiki bacu bavuga ngo cyakoze ukora akazi akubona iko wamugeni niko wita Ego cyakoze Tiger niyo mazina yanjye ahantu hose wanshaka niho wabona iryo zina ni mazi imyaka se rero imaze igihe cyane niyo wazanye iyo slengere cyane izo slenge nizangiye ubundi byanahinduka bro ibintu nk'ibyo ngibyo cyakoze ariko imaze iminsi
izo sirenge ni zanjye syntax si yakoze ndima cyakoze syntax nawe yikubisemo nayo ngo cyakoze cyakoze ni iryanjye ahubwo mujye munye cyakoze wayikuye ku bari wakomaga nari kuyara kuri bari nari kuye hariya wakintu cyakoze niyo mpamvu nahise mvuga nti cyakoze nshobora kuba nkora akazi bwo ndanye navuga nti cyakoze Tiger niyo mazina yanjye waje gufata umwanzuro ko ngo mbivuyemo ari ukukiza umutima ngiye naje gufata umwanzuro uvuga ngo mbivuyemo ngiye no kujya mbyigisha abari n'abategarugori abasora abasaza bose babivemo ibyo bintu babone ko atari byiza aho namaze gukira ngije kwa muganga barambwira ngo uri muzima ntago nigeze mvuga ngo amafaranga ni iki narayatanze nari mfite mbivuza neza ndakira maze gucya mpita mfata umwanzuro uvuga ngo sinzabisubiramo ari nayo mpamvu nabonye n'umusheri rwose yumvisha ibiganiro byanjye amaze kubyumva ibyo ngiye navuga ati nzaho ati icyo ushaka cyose nzakigukorera noneho tumaze no guhura asanga ni cyakoze arangira aravuga ati rwose cyakoze Tiger birangira nawe gutsinza nakubi nago ugira inzira profile izina ry'Imana ntago nshobora no kuzahendera profile ntibinabaho ni umuyisilamu noneho batanga care bro Imana abayisilamu kazi Imana igibaho umugisha biriya bigo babiraho ngaho gasanga kiraho ngaho abayisilamu kazi batanga akazi bro byanahinduka bro wenda urumva umaze kubireka ariko harano tryimenya abantu bari bakiguhamagara ngo wongere ugakorere nanizi saba barampamagara ugize amahirwe agasanga nasubizo yashi simukadi nkuramo ahita agira gute ahita ampamagara ahita ampamagara ati mwana bimeze biti avuga ni mwana ntiwapi ngo none singo nta wundi waturangira wizeye none wumva ukuntu bameze ngo nta wundi muntu waturangira wizeye avuga nige nkura ngenyine ntago urupengira y'abantu duhuriramo ntago ari koperative ngiye narabiretse uko wambonye niko uzabona n'undi ariko inama nabagira bano batipe bagenzi banjye mwabivamo ntago ari byiza ubu ngubu ngiye nsigaye nkora akazi kariko kose ako mbonye kose karimo amafaranga ntitaye ko nabonaga menshi nsigaye nkora akazi rwose akariko kose wahamagara nkaza gukubura naza nkagukuburira ku baby imizigo naza nkayibeba buri kimwe cyose nuko ngiye nabonye umukunzi bro nabonye umukunzi n'inda ntago ntabijyamo rega ari amafaranga ni meza bro bamwe yavuga ko ari meza ariko ngiye nta bwiza bwayo ari amafaranga aragushuka nubwo ugiye kubona bimwe mwavuga ngo by'amadolari se nkawe byo kubona ko ikitegarugoro rwose kimama cyiza yo kubisa amadolari 300 ati gende amadolari akayakubita none sibyo uri kuvuga n'ibiki bro twabonye byinshi niyo mpamvu ariko kubona byinshi nageze aho ngo ndavuga nti nta kintu kirimo ndabireka amafaranga yakunyuze mu ntoki ni menshi ngiye nabonye amafaranga ubu ngubu sibyo nkubwira rye imyaka 6 nkorera amafaranga bro arangomba kandi ngomba kabusitira ngiye nayivuje ahubwo ngurira akantu isomere ariko rekeza ko experience urumva kuba nyine wenda niyo mpamvu wenda n'uwo mugore ngo kanduze no ngiye narize ntago nari kwivamo amafaranga ariko nakubwiye ngo uzikono ko umuntu uramukubitiye akazi kagenza neza ukubise inote 300 $1 2 3 arazi gukubise tigende akubita wenda urugero ushobora no kugenda ukamukorera akazi hari n'inda najyaga nkorera akazi kambwiye ati ntunyishyure ikigende ikigendera rwose yana afitemo experience muri ibi yaje mu kazi rwose akubwira ati igendere bro igendere cyakanagenda ajya gukura biriya bijama kaza bati akira twinywera inzoga nuko byangendeye ariko urumva ko ikintu cyose kibaho kubera impamvu ni ikintu cyose kibaho kubera impamvu ntaza kurwara ngo wari kuba kibirimo nari kuba nkibirimo ariko nabivuyemo none amahirwe niboneye icyana bahawe kiriya cyana noneho bro ntago nshobora kuzahindura profile ahantu hose YouTube Instagram ahantu hose ni uri yarambwiye ngiye kintu nanamushimiye yabonye ibiganiro byanjye arambwira ati bro ati kuba warafashe intambwe yo kubivamo ndagushimiye birangiye rero duhuye bimera neza bro ni umwana rwose Imana ahantu ari rwose ahubwo umuyaga ntugahuhe hari umuntu wenda ntabwo tuzi gutinda aho ariko twese ni gahunda nyinshi amugana byo gushaka ubwo butunzi bari gihe usanga wenda ibyo nari birimo wabivamo wakubitwa umuntu akabatse aha mugana uyu muntu reka manze kibirimo akaba atabona
amahirwe yo kubivamo nako yabatse no si wa muntu ko yabivuyemo agakena ariko ibivuyemo ugafatisha bati nanjye mbivuyemo aragiye byakunda njye nabivuyemo nkimara kubivamo ntago nashyize amaboko mu mufuka kuko ni urugamba kuko ndibuka namaze nk'amezi 2 nta kazi 3 4 5 arashira nta kazi mfite kandi abantu bakimagana nkavuga nti na telefone yanjye nuko nagize n'umwaka bakayiba namaze andi mezi 5 nta telefone ndabona ubwize nukuri umve ko hano nakuraga connection y'amafaranga yanamaze kuwakupa uri kubyumva nibwo navuze nti reka amezi 3 yarashize mpita mbona nakazi njya nsuzugura akazi kose ndagakora n'uwo mu gikoni ushobora kuba mugambwe ati ngwino ntekere nkateka nyuma nibwo nagiye ndihugura n'ibintu byo guteka ubu ndateka ibintu bikamera neza indyo zose abahinda abashinwa bari bose ndabicangacanga uri kubyumva nta kintu wazu nahise nkuramo ko mufuka ariko muri ntuza nabonye nese nyene njya kwiga ikintu two guteka guteka ndateka bimeze neza ariko ahantu hose nge wankenera amamagara kwikorera kugira gute ibintu byose bro nta kintu gihesha amahoro nk'ukorera amafaranga yawe neza utagiye ariko uzi kubeba imizigo uzi kujya ari iki giki kigutunze bro ntago ari sawa bro uzi kuba utunzwe n'iyi boro yawe muri biriya ugikora kari akazi se ntago ushobora kuvuga akazi ukora bro ntago ushobora kuvuga ujya kubona ukabona abona uri ku cyangwe wigendeye akabona ugarutse cyane ndakunda gutaha mu gitondo uri kubyumva nose wamubwira ngo ukora iki ntago wamubwira ngo ukora iki abantu benshi babazi ngo buriya ngo ushobora batangira kubagerera usibye ko ari no misatsi cyane ufite imisatsi kandi murabizi ko leta y'u Rwanda ntago yemera imisatsi cyane ushobora kuvuga ngo uri nk'umusirikare ariko kubera ko ufite dread n'urugero nayo zifite ariko nazikuyeho kugira ngo nazikuye bano bajama reka tubagarukeho nabo bano bajama bafite dread abenshi cyane bafite sirenge za danje wakintu abenshi cyane bambabarire ntagire untera amabuye basanga turahura ari abakangonga abenshi abari abapfubuzi bari yabajama bwo umuntu wese uzasanga asubye ko amatwi nge ntayaroboye ntago mbikunda ibintu byo kwishyiraho imindi z'Imana itamaye ariko direde zo nayo nzifite ariko abenshi amatwi usanga barayaroboye amazuru barayaroboye bari abajama rero harimo abatinganyemo n'abapfubuzi atinganye n'abapfubuzi muri se bigendana bro biragendana niyo mpamvu usanga ntago niyo mpamvu uzagusanga nyine aho uragenda kandi ucunze neza atamurwa saa 12 za mu gitondo mu gitondo saa 12 urigiye no ku muhanda udafite wagafashe abari mu apartment usanga afite imodoka imucyura ariko bano benshi bano benshi gusa hano igiye kubitira ikigore kikavuga ati ngo haye vewiti hari n'abajama banjye nzi babonye amamodoka ariko ntago mbaririra gusa niba bigumemo ariko amahirwe umwaka wabo nuko bazashiduka babaye nkanye cyangwa se akanapfa namwe bagiye banapfa bro cyo gasanga wanduye sida none uriya wanduye sida wakubwiye ati nta nicyo ndamira ariko ngiye wagize amahirwe wagize amahirwe ngewe sidashobora no kubita igihombo kumva ni menshi kwateka mbikora cyane kuko nta kintu n'ubundi sari kintu ni nk'inda yanduye sari kintu biramira umuhaye rero gukubitemo siduye cyane imitezo yijyane ibyo biramureba se niyo mpamvu rino ugize no ugasanga ukiri muzima utarangirika ubivamo ikina none gushyira amaboko mu mufuka abantu bakore cyakoze dusoza hari umuntu ubuki kubara muri pass avuga ngo ariko uyu muniga akajya wenda asa naho urabikubutse kandi wabivuyemo ugasanga wenda utanze n'ikiganiro nkagutya umuntu akumva wenda uracyabirimo yo ntanze ikiganiro abantu bumva ngo ndi kwishakira ngo abakiriya ariko nta diaspora ariko ntago ari abakiriya mba nshaka ahubwo ni ubutumwa ngiye mba ndi kubaha ubutumwa ntago ari abakiriya gusa ngiye ni benshi banyandikira bro bambwira ngo hapi ngo warasaza ahubwo ngo duha abakiriya ntago ntanga abakiriya naberetse ndashimira buryo TV wabikoze Imana izamuha umugisha hose Imana muhe tusoza rero wowe ubutumwa waha abantu bari badukurikiranye hari umuntu uki muri ibyo bintu ariko atarabona imbaraga zo kubivamo bitewe no kubirimo amafaranga menshi kandi none n'urubyiruko ruvuga ko nta kazi gahari akazi karabuze kandi niba niboneye okazi yo gukora ibi ngibi why not ikintu cya mbere nabwira urubyiruko icya mbere n'ugushobora ukumva ko ibintu urimo isaha niyo utarakugiraho riske bizakugiraho riske ukabura nayo kwivuza ukabura n'umuntu wagwaye amafaranga bano bantu dukubitana cyangwa se duhora dukorana akazi bano twakoranaga akazi mu mwuga w'ubupfubuzi niba wavuye hari igihe bavuye mutongera gusubirana hari n'igihe muvuye mushwanyi ahubwo ati wegera nta byuzu sibye ko ngenda shima wenda nibwo nashima Imana mu mabwa cyangwa ngayo ntawegeza ndaburizaga nyambura
gusa ngiye mfite ibintu byinshi risike nyinshi ntuvuga ngo niyo ngiyo y'ubupfubuzi cyangwa iki nako sorry ntugire ngo niyo ngiyo naho narabyo burwayi mfite ibintu byinshi usana wamenya narabaye iki wamenya byaragenze bite so wabimenya narabaye iki nta ibyo nzabikubwira nzabikubwira ubutaha n'ingaruka nimbasha kugaruka uzambwire nyine njye mfite byinshi nagiye mpura nabyo inkoni na pistol mu matwi sibyo uvuga n'ibiki hoya nk'urugero ushobora kugenda si n'urugero ariko n'ibintu bibaho ushobora kugenda ugahita ukubitana n'ikimama umugabo we bagahita bamurabura uzi wa mugore w'ahantu ari uri kubyumva neza atari hariya ukwiye kubona ko hano umugabo araje kenshi na kenshi bazo waca inyuma ya fande akaguhereza aho umurongoreye umugore ntibibaho je ukubona wanaje shize mu gutwi kubera impano gaca bayingo kagenda iko byumva bari muri riske nyinshi cyane ntimuzaye ikintu mbazana ikintu ngo abenshi bagore babikora bafite amafamiye man bafite famiye bafite abagabo agusa nkawe nibo basa ako kikoze uri umurokore gikomye ibera umurokore niba winywera na musteri ntago nyanywa inzoga ngiye uri umurokore wa fanta ndo mu divaniste w'umunsi wa karindwi bayarabeshye ijisho ryarahiye nenge no kurana amajoro umuntu ashaka views zo zinabura ariko ntago bajye bazibari bro bafite abagabo icyambere reka mbivuge neza hano noneho mbivuge neza nkamene bano bagore bafite abagore bano bagabo bafite abagabo b'abasirikare uzi ukuntu aribo bahura n'ibyo bibazo bahura n'ibyo bibazo umugabo wanjye yaragenga ngo yagiye missioning amaze imyaka 2-3 cyane cyane bo babikora bano bantu bafite abagabo noneho bafite ikofi bano bantu bafite imana igi bafasha gusa nanjye ubona arongoye umugore azambabarire ntago nzabisubiramo nabonye wanjye nibo bahura n'ibyo bibazo byo ugasanga umuntu w'umushoferi afite mission yigendeye yagiye guhiga amafaranga uri kubyumva ariko amafaranga arayamuhereza ahubwo none aya mafaranga amwohereza niyo baduha uri kubyumva umisha ukuntu bimeze cyakoze taiga hari ibintu babibabaje mana umuntu agiye mu kazi yarihirenze arimo arashaka ubutunzi buzafasha urugo ayohereje umugore nawe ayihereye mu kubuza ni ukuvuga ngo njyewe ibyo mbabwira ni ukuri abenshi na benshi twagiye duhura tukabasha no kuganira tukabasha kwinjiramo abashoferi bakora zino ngendo zijya hanze abasirikare baba bagiye mission baba bagiye baba mu bigo nibo usanga abagore babo ariko ndavuga bano bahembwa amafaranga atubutse nibo bantu usanga nyine bari kugira gute bari ko abagore babo babaca inyuma kandi none akaguca inyuma mu mafaranga watanze wamwoherereje ntago arayakorera wavunikiye ngiye nafashe umwanzuro uvuga nti ngomba kubivuga bakabimenya na bano bene wacu rwose abasirikare hejuru cyane kuko nibo bantu usanga abagore babo ntago mbeshya n'ikiganiro abantu benshi uzajya baza batange intuza amakomenti uzabibona nibyo bizaba byinshi nibo bantu usanga abagore babo basambana bajya mu bapfubuzi kubera ko abagabo ngo badahari ngo bagere gute bakora inshingano hari n'abandi kazi batazi kurongora uko bikorwa nyavuga kurongora ugasobanura ko ntera amabuye ngo nakoreshe imvugo mbi njye mba numva ariko bimeze nibumva uburyo baravuga ngo ujya gukira indwara yirata nuko bimeze abasirikare imana ibagi baho umugisha abapolisi bano bagenda bakamara igihe kinini nkaba nabasabira nka president cyangwa se igihugu muri rusange musaza wacu mukuru rwose dukunda cyane yazajya gerageza kuko abagore babo niho hantu bahura n'ibibazo nibo bantu bacirwa inyuma n'abagabo babo akagabanya iminsi ya mission oya bano bantu wenda mission birumvikana ariko nibura ajya gerageza abahereza ikiruhuko nibura wenda kangaye simbizi ni urizi agenda asanga umugore kuko ni handa azagenda ugasanga huye n'iki kibazo umugore we nta kibazo bafite umugore ahubwo umugabo ugasanga yagiye nyine yiriwe yihiringa ari gukorera amafaranga ari kohereza umugore ariko ntamenye ahajya ni hari yajya ewe ntibantera amabuye ariko ndabivuze kuko niko bimeze niyo gahunda ihari umwe mu rubyiruko ntakoraga umurimo imwe n'ubu bakirimo bajyana kure tubaduhaye pasi n'inama bagira ni itandukaniro cyangwa banzu baha inama njye inama naho urubyiruko bagenzi banjye inama nabaha no gushaka akazi bagakora gushaka akazi bakora navuga ngo akazi karabuze ngo ibiki ngo karabuze harabirwa bakoze mu mufuka naga akazi kabuze umuntu arashakisha wikwicara uvuge ngo akazi uzahita ukabona
shakisha uko byagenda kose ntabwo uzabura icyo ukora banga akazi gasuzuguritse ushobora no kugendera mu muhanda ugakubura nubwo bisigaye bikaze ariko iki nanone nagira navugaho ababishinzwe abayobozi nabo bakagombye kureba icyo urubyiruko rukeneye niba wenda umuntu acuruje izo nyanya wenda ntazicuruze mu kavuyo ukamujyana hariya agomba kuzicururiza ariko harimo n'urubyiruko rwananiranye nicyo mbabwira ngo mukure amaboko mufuka mutazamera nkanjye wahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo wumve ngo kugenda ngo kurongora abagore b'abandi cyangwa se gupfubura ngo niko kazi ntabwo ariko kazi wagenda ugakora buri kimwe cyose cya mbere no mu mutwe buryo wabuze mu mutwe urapfa hano wabaye ikigo turadusoza ukomoza wese tuzabigeraho ubutaha garafurere waretse ko tuzabivuga mu kintu hano nabaye kimwe ntabwo turi bwinjiremo cyane njye navuga ko hari umuntu wankase ubwo rero nsanze ku mugore we n'umuntu wankase amaze kunkata nyine ubwo reba neza ni umuntu wankase naramwishikuje guketa nkata urumva ko risike njye mfite ibintu birebire cyane mfite ibintu birebire uriya musista noneho bro uriya musista ndamusuhuza rwose ahantu ari rwose imana ndamusuhuza ni irihe tandukaniro riri muri icyo gihe n'ubu ngubu dusoza mbere ukuntu nari meze buri gihe ntabwo navuga ko nari umuntu kuko mbere nari meze nk'umuntu wangiritse ariko nkimara kubivamo maze gufata umwanzuro wo kuvuga ngo mbyihorere ubu ngubu maze kumera neza ubu ndimo ndanareba cyane nkareba imbere yanjye cyane kuruta uko ndeba inyuma iyo navuye hari habi ahantu ngeze ni heza kurushaho narindi nabonaga amafaranga yego menshi ariko ubu wenda yo mbona ni ku kwezi nkorera ukwezi ariko mbereho nabonaga amafaranga cyane ariko ubu wenda itandukaniro nuko narashimye ndavuga nti ngomba gukora gutya nkagenda gutya nkaca muri izi nzira ngashaka amafaranga nkakorera ukwezi nk'abandi bose ubu ndi gukorera ukwezi gusa biba bibangamye ariko mbereho ntabwo najyaga mara icyumweru ntabwo najyaga mara ibyumweru ukwezi ntarabona amafaranga ariko ubu ngubu ndi kumara ukwezi ntanakura no ku inote y'ijana ariko ndabishimira Imana kubera ko nta risike nyinshi ndi guhura nazo umusa wakoze cyane kutuganiriza dusurize madamu ko yarwaye n'umwanya ndamusuhuza cyane uriya mwana ateye neza Imana igikomeza imuhe umugisha ndamwihemera bya dani umva yarankomye oya sari yutibo umuntu umwe nacemo ntago ari ijana ariko se kubagabanya ni benshi naranibagiye n'umubare wabo nibagiye n'umubare wabo usibye ko Imana ireba imbere ikareba n'inyuma we ntago mba nkiriho mba narigendeye ariko uriya mwana wenyine mu bantu ibihumbi ma ntago ni ikina bro Yesu Kristo baravuga ngo inda yarongoye n'abagabo 100 arapfa ni 100 hari njye narongoye abarenze noneho ni ibihumbi ma igihumbi kirimo mwana njye nari mfite hano reka nkubwira kandi kantu gato narongoye indaya ni nyinshi cyane nari mfite ikarito iyo narongoraga nanagagamo bino gifuniko bya prudence nkabinagamo sibyo kandi nibura amatura 3 narayakoraga nanagagamo akaboro za prudence cya kikarito cyaragiye kiruzura neza kirajyana cya prudence gusorongwaga umuntu amasaha kino gikarito cyaniri tugiye konogaga umuntu isaha cyangwa abasabi ngereka nkubwira ukuntu byagendaga ni ijoro ryose twararanaga ijoro ngiye ntakubeshye narongoraga amatura 2 mu ijoro ntabwo nayarenze kubera ko ndongora isaha imwe cyangwa isaha imwe n'igice uri kubyumva wese ukwikina igikarito cyaruze kino cyaniri zikorerwa mu mujyi kino kinini kiruzura ndapfuka ndagenda ndamena sibyo jiri muravuga reka twisoreze tuzongera utaha wakoze cyane kutuganiriza murakoze cyane kunyakira Imana ibaho umugisha mwakoze cyane kudukurikirana kubana natwe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana abane namwe urakora subscribe hejuru cyane